bacu bamwe bari bafungiye, harimo data, harimo Revera Mahota n'abandi. Mu by'ukuri tujyanywe rero tugana aho ba data bari bafungiye kugira ngo dukomezanye urugendo. Rwose nabonye data aturuka muri prison. Nararungurutse muri uwo mwenge w'izo mbaho, mbona data arinjiye mu modoka bamusunika bamwaraza, mbona Revera Mahota arasohotse bamwaraza bamusunikira mu modoka. Ibyo byabaye ndeba n'amaso yanjye. Imodoka irakomeza igakomeza, tutazi iyo batujyana, ariko tugeze ahantu bita Kamanyola, ni ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Aho niho ababyeyi bacu bashiriye. Imodoka imaze guparikaho, batuyoboye bereka abagabo ko bagomba gucaha, abagore bagomba kwinjira hano. Uko niko byagenze. Umwana wese wururutse imodoka agakurikira se yapfanye. Umwana wese wururutse imodoka agakurikira abagabo aho binjiye, uwo ntiyagarutse ukundi. Njyewe uhagaze hano nitwa Musamatare cyangwa se Kimararungu. Nkaba ngiye gutanga ubuhamya bw'uko twarokotse jenoside Ikabera. Ndi umwuzukuru wa Mariyamu Kinyamarura, benshi baramuzi. Wenda reka duhera. Uyu mwanya ukoresha mu minota twahawe biragoye, ariko kandi turagerageza kugira ngo twubahirize uko gahunda yateguwe. Umunsi umwe dutuye tumeze neza, igitero twagiye tubona igitero mu muhana Ikabera cy'abambuzi, cy'abicanyi binjira mu muhana basahura. Babanje gusahura, basahura ikintu cyose, byose barasahura, baratwara. Mu mwanya mutoya hakurikiyeho inkuru y'umwana isubira inyuma ho gato. Muri uwo mwanya basahuraga hariho abantu bageragezaga guhunga, bahungira mu misozi hafi aho ngaho yari iri aho nyine. Bamara nko kurenga, ba bantu birukanse bakagaruka nko mu muhana gatoya. Ibi rero tugiye kuvuga nta wabitubwiye, ni ibiturimo, ni biri mu mitima no mu maraso yacu. Bamaze gusahura, hakurikiyeho guhurizwa mu ikanisa cyangwa se mu rusengero, hakurikijwe gusomwa amazina. Mu by'ukuri ibyo twakorewe, ibi turi kuvuga byari byarateguwe, nta gushidikanya.
baza basoma amazina, imyirondoro, bagasoma famiye y'umuntu, umuntu akinjirana mu ikanisa n'urubyaro rwiwe. Mbere ho gatoya aho nari nsize, data yari yarajyanwe n'umushumba Mahota kuba muzi. Tumaze guhurizwa mu ikanisa cyangwa se mu rusengero, habayeho kujya nanone basoma liste. Uko basoma famiye y'umuntu niko yinjirana n'abana biwe cyangwa se urubyaro rwe mu modoka. Ibyo byabaye inshuro zigera nko muri 5, 6 kugira ngo abantu bose bawe bamaze kujyanwaho bajyanwa. Mu baturanyi hari amagambo yakoreshwaga cyane yuko tugiye kwicwa, abandi bakatubwira ko bagiye kuturoha mu kiyaga cya Tanganyika, abandi bakatubwira ko batujyanye iwacu mu Rwanda. Ayo niyo magambo yakoreshwaga icyo gihe, nari muto ariko kandi nararebaga. Tumaze gukurwa mu rusengero, batujyanye ahantu bita Baraka, batujyana mu ibohero, bari babiteguye, turaharara. Ariko tuharara ducumitwa amagambo mabi cyane. Ariko Imana ibana natwe, Imana ibana natwe, Imana irigaragaza. Twaraye aho, bukeye bwaho badutondesheje imirongo mu gitondo cya kare, bagaca imirongo bakavuga nk'umurongo umwe n'uw'abagore, undi murongo n'uw'abagabo. Iyo mirongo yerekezaga kuri Tanganyika, ku kiyaga cya Tanganyika, aho bari bateguye icyombo cyangwa se ubwato cyangwa ibote itujyana, tutazi aho tujya, tutazi aho twerekezwa. Twaragiye ko kuko iyo mirongo yari itonze, twerekeza ku kiyaga, tuhasanga ubwato babutwurizamo twese, ari abana, ari abamama, ari abagabo. Mu by'ukuri muri ubwo bwato twarakandagiranaga kabisa, bwato buto bufunganye cyane, ndetse abaza amato iwacu hari ukuntu bagendaga bayapamba amapamba kugira ngo amazi atinjiramo imbere. Mu by'ukuri tumaze kugera muri ubwo bwato, bwaratujyanye, hari mu gitondo, butwerekeza iyo tutazi, ariko tukumva baravuga kuko tujye Buvira. Tugeze mu mazi hagati, urugendo twagombaga gukoresha amasaha make cyane abaze, urugendo twarukoze iminsi 2 kugira ngo batubabaze, bagere ku ntego yabo, batwice kuko babigambiriye. Tugeze mu mazi hagati, twagiye kuhagera rwose umugoroba uri muraba. Twagombaga kuba twagejejwe iyo tujya hakiri na kare cyane. Bigeze hagati rero, imoteri ijyana ubwato hari aho yageze irapfa, mazi aba mu muhengeri mwinshi, bwato bukagiye bushaka, rimwe rimwe bugashaka nko kutwubika. Ariko niyumviye muri uwo mwanya, numvise umuntu avuga ikinyarwanda mu bwato twarimo, kandi mu bari badushoreye, numvise abwira ababyeyi, arababwira ngo
nimukore cyangwa nimubwire Imana yanyu ikore iyi moteri kugira ngo tubashe kugenda. Nimutabikora mwese mugiye kurohama muri aya mazi. Ayo niyo magambo bakoreshaga muri ayo mazi, kugira ngo babiherekeze neza, babishimangire. Bafataga n'abana batoya barumuna bacu, bakabafata nk'aha mu rutugu, babareretesha muri Tanganyika. Ibyo nabibonye n'amaso yanjye. Mu mwanya mutoya habaho guhamagarana, mu bari badushoreye n'abo twari dusize Uvira, ubwo ndavuga bicanyi. Numva baravuze ngo b'Abanyarwanda bishe ngo imoteri, ngo none tubagire gute? Ibaraka barahamagara ngo nimubagarure, ngo twerekereyo dusubira Ibaraka, ubwato buraka. Turagenda dusubira Ibaraka. Bwije rero nibwo batubwiye kuko mugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubu bwato bwanyu bubajyane bubagezeyo. Nibusubira kugira ikibazo muri hagati mu mazi, turabamenamo mwese. Ababyeyi barasenze, bamaze gusenga ubwato buraka. Turongera dufata urundi rugendo rero, dusa n'abatangiye. Nibwo twagiye direct duhurukira ku iporo y'Ubuvira. Ntabwo twari tuhazi, twaje kuhamenya aho dukuriye. Ku iporo rero ntibadushize ku nkombe, oya, twagumye mu mazi kure cyane, aho byenda nushobora gutekereza kuba hari icyo yakora atabasha kugikora. Haje umusirikare mukuru, niwe wavuganaga n'ababyeyi, ababwira ko batashye iwabo mu Rwanda. Mu mwanya mutoya haje ikimodoka. Hari ibimodoka byo muri Kongo bya kera by'amakamyo, byasaga n'ibyubakishije imbaho. Iyo wabaga urimo nk'imbere washoboraga kurungurukira mu mwenge w'imbaho. Iyo kamyo niyo batwinjijemo, baratujyana batwerekeza iyo ababyeyi bacu bamwe bari bafungiye, harimo data, harimo Revera Mahota n'abandi. Mu by'ukuri tujyanywe rero tugana aho ba data bari bafungiye kugira ngo dukomezanye urugendo. Rwose nabonye data aturuka muri prison. Nararungurutse muri uwo mwenge w'izo mbaho, mbona data arinjiye mu modoka bamusunika bamwaraza. Mbona Revera Mahota arasohotse bamwaraza bamusunikira mu modoka. Ibyo byabaye ndeba n'amaso yanjye. Imodoka igakomeza tutazi iyo batujyana. Ariko tugeze ahantu bita Kamanyola, ni ku mupaka wa Kongo n'u Rwanda. Aho niho ababyeyi bacu bashiriye. Imodoka imaze guparikaho, batuyoboye bereka abagabo ko bagomba gucaha, abagore bagomba kwinjira hano. Uko niko byagenze. Umwana wese wururutse imodoka agakurikira se yapfanye. Umwana wese wururutse imodoka agakurikira abagabo aho binjiye, uwo ntiyagarutse ukundi. Mu mwanya mutoya habaye aho kudusaka, basohora umwe muri iyo prison. Ubwo ndavuga prison y'abamama, umubyeyi umwe bamusaka.
ntibamusigire habe n'akantu na kamwe k'umubiri. Bagasaka umubyeyi imbere y'umwana umureba, umubyeyi akambutswa, yarazwa, yirukanswa, yambaye ubusa ku manywa. Tureba hakurya y'aho twari turi, twahabonaga abasirikare benshi cyane, tutazi ko ariho mu Rwanda, twibwira kuko hariyo tugiye kurangirira twese. Baradusaka twese uko twasatswe, nyine ababyeyi n'abana basagaga buri muntu ku giti ciwe bamwaraza. Twebwe rero abana b'abahungu, Imana yarabahunitse ibahuma amaso, kuko itegeko ry'icyo gihe ryaravugwaga ngo n'inda iri mu nda yicwe. Bamwe muri njye nanjye ndimo twambutse dufubitswe ibitenge, abandi bambaye amajipo, abandi bambaye amakanzu, kugira ngo tubashe kurokoka. Turashima Imana yabanye natwe muri urwo rugendo, turashima Imana yadutabaye nubwo ababyeyi bagiye, ariko kandi twebwe twarasigaye kugira ngo tuzajye tubariza inkuru. Soza, nagira ngo mbagezeho wenda umubare w'abantu bacu uko bagiye n'impfu bagiye bicwa. Ba data bicishijwe imihoro, baratemagurwa, bakaza batema umuntu, umutwe ugatakara hasi, ukuboko kugatakara, bagata muri Rusizi. Uko niko ababyeyi bacu bapfuye. Rero nagira ngo